Ndagusuhuje we mukunzi w'Ingenzi TV udahwema kutwereka ko udukurikiye. Ndi Sipiridiyo Habimana ukwifuriza ibyiza byose wifuza. Muri ruhago nyarwanda umupira w'amaguru imwe mu ntwaro yafashije FPR kumenyekana mu Rwanda no guhuza abasirikare n'abasivile bayo ku rugamba. Abasivile ba FPR inkotanyi bakinnye n'abasirikare mbere y'uko urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi rwubura. Ibihe bihuzwa n'umuntu akurikije uko abyifuza. Ibihe bitandukanywa nuko umuntu abyifuza agendeye ku bibi yahuriyemo nabyo cyangwa ibyiza yabonyemo. Inkuru yacu iri ku mupira w'amaguru mu gihe FPR yashakaga ubutegetsi yarwanaga na MRND yari bufite icyo gihe. Icyo gitero cyo ku itariki 8 Gashyantare 1993 habayeho imishyikirano hagati ya FPR na MRND. Ubwo imishyikirano yashyirwaga mu nzira nibwo FPR yatangije gushaka abakinnyi mu gisirikare bishingwa Kapiteni Musemakweli Jacques waje kwitaba Imana ari Lieutenant General. Hamaze gushingwa ikipe ya PRFC, umukino wa mbere yawukiniye ku murindi wa Byumba, ubu usigaye ari ku murindi w'Intwari. Iyi ni Ingenzi TV naho ngiye ndi Sipiridiyo Habimana. Uko iminsi yagendaga yicuma, imishyikirano y'amahoro ahagarika intambara yaje gusinywa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Abasivile benshi cyangwa se abakada bakomeje kuba benshi kugeza ubwo abasirikare bakuru bo mu gisirikare cya FPR cyangwa se APR bakinnye n'abasivile. Abarebye uyu mukino bemeza ko wabaye mwiza. Abari bahari bibaza impamvu kuva tariki 19 Nyakanga 1994 kugeza n'ubu uwo mukino utongeye gukinwa. Uruhururikane rw'umupira w'amaguru mu Rwanda kuva FPR ifashe ubutegetsi rwabayemo ibibazo byaburiwe umuti. Ababonye umukino wabo bayobozi ba FPR haba ku ruhande rwa gisirikare na gisivile bemeza ko iyo bakunda umupira w'amaguru nk'uko icyo gihe byari byifashe u Rwanda ruba rujya mu gikombe cy'isi none n'Icyafurika byabaye rimwe gusa mu mwaka w'2004. Uwaba yarakinnye uwo mukino wese niyibuke intego yariho icyo gihe. Iyi ni Ingenzi TV.